Ndagushimiye uri impande zitandukanye z'igihugu ikaze kuri channel yacu ya YouTube. Igihe kirageze ngo tujye gufata za rangamuntu z'ikoranabuhanga. NIDA yatangaje iyandikisha irangamuntu ikoranabuhanga akaba ari irangamuntu nshyashya ya mudasobwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA cyatangaje ko cyatangiye uyu munsi kwandika irangamuntu ndetse cyatangiye kuba cyafata amafoto azifashishwa ku irangamuntu nshyashya y'ikoranabuhanga. Ni igikorwa cyatangiye hagenzurwa amakuru y'abaturage ndetse hanafatwa amafoto azifashishwa ku irangamuntu y'ikoranabuhanga. Akaba ari igikorwa cyatangiye ku 28 Ukwakira umwaka wa 2025. Iki gikorwa cyatangiriye mu karere ka Nyanza, Huye ndetse na Gisagara. Akaba ari igikorwa kizamara ukwezi kumwe. Mbere y'uko iki gikorwa gitangira mu gihugu hose, NIDA yatangaje ko abaturage bazasabwa kuzana ibyangombwa byabo harimo indangamuntu ya kera bari basanganywe, nimero z'indangamuntu z'abavyeyi, nimero y'uwo mwashakanye ku bashatse ndetse na nimero fish application number ku batarabona indangamuntu yabo ya mbere. Abana bari munsi y'imyaka 16 bagomba kuzana n'abavyeyi cyangwa babahagarariye mu bihe byemewe n'amategeko. Annette Mugwaneza, umukozi ushinzwe itumanaho muri NIDA, yavuze ko uturere twaturanyijwe Nyanza, Huye ndetse na Gisagara byaturanyijwe kubera ibihe byiza bigaragaramo bizatuma bitabangamira imirimo yabo kubera igihe cy'imvura turimo. Indangamuntu nshya ya mudasobwa izaba ifite ikoranabuhanga ryo gusoma amaso ari byo bita iris scans ndetse n'ibikumwe byombi ibyo bita fingerprint. Bino bizaba bigamije kugabanya ubujura bwakorwaga hifashishijwe irangamuntu ndetse no koroshya serivisi zo kumenya umuntu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA kikaba cyasabye abaturage kwitegura hakiri kare kugira batazacikanwa n'amatariki yo kwiyandikisha, aho bivugwa ko indangamuntu nshya zizatangira gutangwa mu kwezi kwa Kamena mu mwaka wa 2026. Iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga ikazatangwa yaba ku ruhinja ndetse no ku muntu ukuze. Akaba ari irangamuntu ari igisubizo ku banyarwanda bose muri rusange. Ntabwo bizongera kuba byagusaba ko ari ngombwa kwitwaza irangamuntu kuko urajya ugera hose amakuru yawe urajya usanga ahari. Hari benshi twajyaga kwaka serivisi ugasanga twibagira cyangwa twarazitaye, bikaba ngombwa ko serivisi twashakaga tutayibona. Ariko ubu irangamuntu nshya y'ikoranabuhanga izabyoroshya ndetse izorohereza buri muturarwanda wese kuko amakuru ye yose azaba ari mu ikoranabuhanga. Iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga ikaba itegerejwe n'abanyarwanda bose muri rusange kuko indangamuntu izayibitsa amakuru yabo ndetse ikubiyemo buri kimwe cyose cy'umuturarwanda. Ni indangamuntu izoroshya serivisi umunyarwanda wese azajya gufataho, waba wajya kuzifata hose bari kuri banki ndetse ahariho hose urajya usanga amakuru yawe ahari. Iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga bavuga ko ishobora kuzahuzwa na perime ndetse n'indi mitungo y'umuturarwanda uwo ari we wese. Ndagushimiye weho twabanye, wari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe. Ndagusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya YouTube. Ndagushimiye.